njyewe ngiye kubena umuceri mbabwire ngo byagenze gutya Alex yankoze ibi cyangwa se Noopja yankoze ibi haba harimo ikibazo gikomeye kuko n'abantu baziranye yego bamaze igihe kinini muri Rwanda yego bafite byinshi barukozemo kuba bagirana umwe akavuga ati umuntu ubonye amagambo yavuze akavuga kuri muntu harimo ikibazo gikomeye hawe ikibazo gikomeye kandi kitabuze gukemuka nonanga niho mbazi bahurira ntabwo mbazi bavura kuri element ko Alex nahahuriye na element ahubwo Ben wenda nibyo byashoboka gusa nkibaza bapfuye iki umwe yashatse kumutwara undi amafaranga yavuye muri shori bapfuye no haba hari ikibazo bya DJ Flix bona yabikora umubyeyi nkuriye ayibonye mbona nabihakana gusi ibara yakoze nayo nuko yagize gutya akabivugaho ariko akenshi ni amashyari nta kindi kibitera kuko na DJ Flix yaragiye kudijamo hariya mu gitaramo cya Ben ntituzi neza inzira byanyuzemo yaba bimerita cyangwa atabimerita kuko aravuga ko bivuga kenshi avuga ko atabimerita waruvuze kuri club ya Bruce na Diamond Bruce afite ibibazo urumva iyo ndirimbo twari dutegereje mu kwezi ntago tubuze kuyibona ntago Bruce yakurya kose cyo kuyizana abona hari indi mishinga Diamond arimo nibagirwa indirimbo ifite na masterpiece yi VK oya ahubwo ngiye ya Chela mu mboni zawe niki cyateye Annette Murava kuza imbere ya kamera akavuga ashize amanga niba rukwerekana ko nta kibazo gihari niba rukwerekana ko yababariye umugabo we Pastor Code aramwatera yishakira amadolari bo nabyo birimo ko ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Kuri Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Muranzi, yes you know me, it's your boy P on Kaswezi. Patikwa kamba suza mana umugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni 3D TV Rwanda nshimira ko stabwe waronka mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment, at this moment, je savais que mon frère, mon cher ami, the bad man, the humble man, the kind man, the super guy, the one only number one, the bad man, number one, Vexo, number one, Mahoro, number one, Venkel. What's up, my brother? What's up, man? Was it fresh? Fresh, man. You had trouble? Not you, bro. Don't say. If they will repeat me, singer. The number one best vocalist journalist in Rwanda, Mahoro Venkel. How you doing, man? I'm so cool. Meze Fine, fresh. Ndabona wishimye, man. So is this? Street irimo kubatira komeze neza. Mfite kasa na drink babeje neza cyane. Okay. No kwa applying kujya kwiga mu Bushinwa. Wowe se? Mbicishije muri Global Link Education. Ujya kwiga iki? Itangaza makuru. Wagiye Kigali? Wagiye Kigali. Nshaka kugira Global Link Education imfashe. Okay. Nice to meet you, man. Urakomeye. Nishimiye konjagura nawe. Eze kubona wigize umunyamurenge. Rap kinini. Gute? Ntago umunyamurenge mu pastor avuga ati nta kaboga. Kokeje. Kokeje. Man, nawe bihuriye bro. Nakaboga? Nawe bihuriye bro. Kokeje. Akaba bavuga neza nk'uwakaryohewe. Ngo muri ati keme uramenye ishwanyure. Bibiliya se? Ntago mbizi. Ishwanyure. Ntago mbizi. Bibiliya ni yahe? Ntago mbizi nakari. Byanditsemo se? Uri kubyumva bayida we. Kubera ko turi kwisi bigabura. Kwanuza kwa jatu. Ya tubezereza kabisa. Ni amahoro. Fresh? So you wanna say? Life is good. Isi baradari bezite. Life is Gucci. Tumeze fresh ane. Amasaderi bwera mvura muramukuru. Pure Kaswezi.
ambasaderi bwira mvuga yeah zatubura ku materi zawe emi kinege nawe ndamwiyamye akabi ni inshuti emi wawe ndamwandikira muri inbox nsuhuza agahita ngo piyo ndikaraga ndikiye ngo ni musuhuze nusobe isi nyine kubikora nyine nkaho tutavuganye nagashobora kubeshya piyo ndikaraga ngo piyo ndikanda musuhuza emi kubeshya biramugora emi we byaramunaniye musuhuza mwibanga ariko byaramunaniye ako by the way yo isi baradani navuga kuri ubu ngubu mu Rwanda ikiganiro cya mbere ase duha amanota manye yanditse cya mbere kuko mbere yari the choice Sunday choice live siko bayitara bakita ngo iki Sunday choice live the choice muri rusange manye cya nijoro nyine uya ni kiba mu minsi gatatu mu cyumweru ntabwo tubizwe ntabwo biba ntabwo tuzi ko iki muto bireba ureba ku cyumweru gusa icyo ku cyumweru kirakomeye ariko kubera kuntu bashogoranya abantu ntabwo abantu bakigikunda nyine usanga nyine bakubaza negativite gusa tu ugasanga umuntu aravuga ati sinzagaruka sinzasubira hari ahantu oya ariko se gucyo utinya gusubirayo ariko uzi ko umuntu azahari yakaba ati nyagasani mwana wamfashe iminota ikarangera gasohoka muri iki kiganiro erega nawe uramukanga murahangana ukaba nka pifuraze ugatanga icyo kigenda ushaka kubabira bikora radio bitwaye bari undi murahangana nyine bakamwereka ko nawe uri umuntu uri seriye ntabwo yagukanga manye ubu ngubu niyo ya mbere twigurira kamwe noneho mukagure nagashoboye punitire ukunda kuvanga iryanditseho ubwo bazi iryanditseho barimenya ariko garahepfo akunda amazi ku bihe akunda amazi ariko se jaho ngo bari kwivura umugongo bagiye aba yawushize aba yawukoresheje udana ivura umugongo nk'abantu tureshya gutya mwese rero punitire yarwara umugongo bigenze gute biterwa n'akazi yakoze kahise uko indesho punitire afite nta kintu yakora ngo gituma ananirwa umugongo oya kira hari man cya kindi se cyatuma ananirwa irahari man ku mugongo iyo wicaye cyane yewe basi mwana muri ni wicaye byanze bikunze nyine rukuntu wumva utari kumera neza yari bakeneye kugorora akagorora ukagorora kabisa ago veke wimva gute nk'umuntu avuye mu cyaro wavuye mahoko nubwo utinya kuhavuga nje mva kuri basumba wimva gute nyine nk'uvuye mahoko bro ndase mahoko n'abasumba cyaro niki cyaro ni basumba okay uzashaka kumbukanisha kuri mu mujyi ngaho komeza nyine bigaragara cyangwa se byumvikana gute kuri wowe iyo wisanze kwisiba abantu bose bagukurikira bingana kuri cyase kugira igikundiro uvuye mu cyaro ntago ari mu cyaro man ari mu cyaro mahoko ntago ari mu cyaro hari mu city akaba abantu bari zarubavu nibo bayumva neza uko mahoko yahoze ni santu yabagamo abasirimu n'abacarutsi benshi tukambyita gutyo abantu bazarubavu nibo babyumva ubundi Nyakabongo nagera imbere ya mahoko ko muri zaga zihanganye kugira abantu bacarutsi benshi ariko ubu ngubu ntabwo bakibaye cyane numva byagabanutse ntabwo ari nka mbere gusa nyine kuvanwa hariya urumva ntabwo ari igihugu cyose kiba kihazi bitandukanye no kuba uri ku isibo ari buze kuvuga igihugu cyose kakumva cyangwa se abantu bose bakakumva biratandukanye cyane numva ni habamo n'imbaraga z'Imana serikara cy'abanyakabungo n'imbaraga zawe zigakora ya Erika cyo sinamenya pe sinamenya kabisa sinamenya nagarabenya kabisa nagarabenya ya urumva rero donc abamo imbaraga z'Imana akabona ubushake bwayo ariko none habanza imbaraga zawe ko niho ubanza kubishaka mbere uko Imana igushyiramo imbaraga zo kubishaka urabanza ukabitekereza ati nshaka gukora ibi ngibi bizangiza ahanahana ukahise Imana kubigufashamo wowe ubwo utabishyizemo ubushake ntabwo Imana yabigufashamo ko biri batubwira ngo ifashe uyifashije iyo utabigizemo ubushake nyine umva nawe ntabwo byazaba gusa nyine kubishimira Imana cyane no kubishimira Imana kabisa ni Mahoro Venkeri twakiriye uyu munsi umunyamakuru waciye kuri RBA RC Musanze agaca ku gihe.com ngo bari ku isibo TV and radio nungu ari kubarizwa twamake kujya kugana nyinshi bitandukanye mu myidagaduro ngici muri buzi biri kuvuga cyane ariko mbere ko tuvugana menya ko Sana energy drink ariyo energy yambaye mu gihugu cy'u Rwanda urayinywa ukumva rasusurutse rwose waba uri muri hangover ihita igenda menya ko Global Link Education turufasha kujya mu gihugu cy'Ubushinwa kuri full scholarship kindi kadugufitiye scholarship zo kujya mu gihugu cy'Ubutaliyani aho ufite Schengen visa kagufasha kogoga uburayi bwose by'umwihariko ibihugu biri muri Union European Venkel ikaze asante sana man nishimiye kugaruka hano oya ubushize ko ari kuri 5 to 5 ya okay ariko nundi ni waruhari anundi mu rugo byose ni anundi ni zimwe zose ni za mugabo umwe nta kibazo ni za pioneka
imyaka i Kigali natungicana karakanyuzemo ariko arabazi karizaho nika yego ariko nawe bigumane okay ukora ikiganiro imyidagaduro muyibamo kandi urazi cyane kundusha tumaze iminsi tubona ibintu abenshi batakiriye neza twavuga kuri Coach Gael ubwo amaze gutangaza kazakira cyangwa se ashaka gutumira uwo bita Chris Brown mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma Alex Muyoboke akaza gutura ku matara avuga ati kuri njye ari ku giti cyanjye nje nakwiyakirira nayashora mu bana b'u Rwanda bagatera imbere nyuma y'ibyo ngibyo witwa Noopja yaragiye abaga nta kinyavuga byinshi bitandukanye abenshi babihuza na Muyoboke kandi koko nibyo kuko mu biganiro akoze ku isimbi iyo wanareje usanga bihura n'amakimbirane ari guterwa n'iki hagati ya Noopja navuga kuri kwibasira Muyoboke turamuvugaho nuko rutengereye kwa coach uzarabibye abantu Noopja na Alex ushaka kwere kwa coach ugenda muri South Africa nta kibazo commentaire ya Muyoboke yariye tabitekerezo bye nubwo njya numva nkavuga ngo igitekerezo cya ngo umuntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye ko acyumva ariko nagaye byiza gutanga igitekerezo utasobanura cyangwa utadefanda ibyo sinye mpamvu najya nemeranya niyo contest abantu bavuga ngo wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo ariko nago ufite uburenganzira bwo kuvuga nyine utahagararaho nabyo ugo bakonze kubitekerezo ko igitekerezo gitanga watekereje of course gusa ko Alex nyine icyo nabonye hari yavuga bira bintu Danyese akunda umuziki w'u Rwanda kandi akunda abahanzi b'abanyarwanda nicyo kintu nakuyemo hariya ariko kuvuga ngo amafaranga yo kuzana Breezy ngo ugiye kuyafata uyashoremo mu bahanzi b'abanyarwanda kujya ruze kujya ku rugero rwo kuba bagera ku rwego rwa yavuze Diamond biragoye ko bahita bagera ku rwego rwe mu myaka 2 ntabwo ari buze gukunda kuko Diamond binagezeho ubu ngubu cyangwa ibintu yakoze yabikoze mu myaka myinshi cyane kandi byatwande amafaranga menshi cyane ngo imari nyinshi mu gihe Breezy kumutumira ishobora kujya muri miliyari imwe n'igice ushobora kujya amahanga kuko acimwe y'amadolari imwe n'igice ushobora kujya amahanga kugira ngo ubashe kumutumira azi Shira na venkera agafanta gakonje akora ikunywa agafanta gakonje kandi ikirahuri bizanye citro unsubirishamo ariko YouTube ntago ari televiziyo ariko byarasiriye bigomba mu bakoti kuri YouTube nk'abagabo okay so urumva rero yatandukanye ntabwo afite miliyari imwe n'igice gashore muri umuhanzi avuga abanyarwanda vize ruskana sinibuko ndi yavuze ku buryo mu mwaka umwe cyangwa 2 bageze ku rwego rwa Diamond nibidashoboka yabiragoye ntabwo bishoboka cyane ko kuraba ari buze gukora byonyine zibuze kurenga miliyari 2 zibugira ku rwo rwego Diamond ibintu yubatse na kuraba yakoze n'uburyo bikoramo birahenze cyane nago iyo miliyari imwe uze kubikora mu gihe iyo miliyari imwe ushobora kwishura muri Breezy kamuzana i Kigali muri show imwe cyangwa 2 ari bukore bitewe n'ibiri buze kubaho ko muri Afrika y'Epfo yagiye akora show 2 yapanze imwe birangira bongeje indi bitewe nuko amatike yashize vuba hari abandi bacyakeneye ukoze imibare neza wowe ubwawe uzabare ukore imibare yawe uzakore ufate show Breezy atekereza nka tikanga ya make bari yangahe byibuze 50 iya make yego nkabibaza iyo ni ya make ubare n'ibihumbi 5 ushobora kujya hasi mu kibuga tike make 50 uridi ya miliyari yuze kuva amaho ngaho nitubaza abandi baguze tike ziri hejuru nitubaza yandi ma VIP nitubaza kuko urumva amatera nkunga bari buze maho ngaho wibwawe nyine iyo show itegerezo y'amafaranga gusa icyo yatanze nka Alex n'uburenganzira bwe kandi yanyetse akunda umuziki akunda n'abanzi b'abanyarwanda ariko ibintu yavuze na garibyo ntabwo uri buze kuba ntabwo afite amafaranga yashore mu bahanzi b'abanyarwanda ngo bahita bagera ku rwego hari urwego wageraho yego ariko ntabwo uze guhita na Diamond cyangwa undi muntu ariwe wese uri hejuru ya Diamond ntabwo byakunda kuko bitwara igihe kinini Noopja na Alex uretse ivugirwa hanze ubundi byahiriye muri make uretse ivugirwa hanze ya micro ako ntabwo nta numwe yigeze rero avuga ngo kanaka nkore ibi sibyo ibyo ntibyivugirwa hanze ko kanaka batabanye neza ariko n'umwe post Noopja yakoze ntigeze avuga ati uwo mvuga n'uyu urumva batandukanye cyane rero so ibyo bintu byose rero bavuga no kubihuzahuza tuzabyemera umunsi umwe yifashe akavuga ati ngiye kumena umuceri mbabwire ngo byagenze gutya Alex yankoze ibi cyangwa se Noopja yankoze ibi abisobanura ariko mu gihe atarabivuga se gutubihuza nawe
kubavuga ko ari abantu berekana ko bitangira uruganda cyangwa se bakoze ibintu byinshi kuri uruganda babyitirira nyamara ari abagome abo barahari ntabwo ari Alex wenyine aramutse ari Alex yavugaga sinzi impamvu muhuza na Alex what can you expect sonda Alex nta kibazo ikintu cyaba cyabateranyije kuko mbazi bakorana muri show ya Ben bari kumwe muri The New Year Groove wari uhari twari duhari na nyuma ya show irangiye twaraganiriye bose twari kumwe ahantu hamwe ariko nsanze ari we byaba binatangaje cyane habaye ikibazo gikomeye kuko n'abantu baziranye yego bamaze igihe kinini muri uruganda yego bafite byinshi barukozemo kuba bagirana umwe akavuga ati umuntu ubonye amagambo yavuze akavuga kuri muntu habaye ikibazo gikomeye habaye ikibazo gikomeye kandi kitaribuze gukemuka nonanga undi iyo wanarije ubona bapfiki kitafenga nka Ben ko de Ben yagora ntago ari abagabo kuba bapfa amafaranga n'inzoga niho mbazi bahurira ntago mbazi bavuga kuri Element ko Alex nahahuriye na Element Noopja afite ahuriye na Element ko namuzanye kandi yamaze kuva hariya nagakibarizwa kwa Noopja ahubwo Ben wenda nibyo byashoboka gusa nkibaza bapfuye iki umwe yashatse kumutwara undi amafaranga yavuye muri shori bapfuye no haba hari ikibazo aho ngo no hari ikibazo ariko sinakiriza sikindi bapfa niki ubundi si baramutse koko cyarabaye ninde watsinda duel byasakwaza kumenya ikibazo cyabagera uwo de Ben uvuze ari wo bapfuye n'urugero ari wowe bapfa yire byasaba kumenya umwe yashakaga iki ndashaka iki kitumwe ashaka kumanaginga Ben kandi namura mushobora ari cyari we bari we manager ntago ari manager ase de Ben cyagiye yabivuze cyagiye yabwira Salama sike amubwira ati yunguro turi kumwe no turi kugenda nanga ari kumfasha ibigibi Alex we yarabwiye arivugiye ntago ndi manager yarabyivugiye no suribuka Ben ajya Burayi ni ndori manager cyababwiza cyabwiza se de Ben yaduhakane sibyo kabone interview twakoranye niyo yavuze kandi manager wenyine yavuze nta cyagiye Salama yigeze avuga hari wajya ari manager indese yajyanye nandese ese mwe wicise yarariyo undi ndori n'indese Fiakre sigeze ajyayo oya Fiakre ntabwo yagiye Knowless ariko rundi burageri manager Ben yagiye Ben rubetse nata Ben yagiye nabwiza urumva bamuyango bajya ariko ntibakora gutinda mu France muyango ntiyajyayo shanzo yagiye Joshua ze gatigeze ajyayo niba neza mu bantu bagiye kiragiye Masamba yagiye harya kandi amazeyo ni igihe kinini Ben agize amusigaye gahunga yirese namuyobewe yajyanye na Pam sio Pamela Pamela yari manager as manager hago nagubuhari rubara gubuhari so ugadatekereza Pamela koko tubyishu dore se gutabutekereza Pamela ni umufasha wa The Ben Knowless ni umufasha ariko nagari manager we akagiye as manager gusa ngivyo kuba umugore yaba manager we ni bisanzwe ko n'umuntu babana amujyana inama n'iki byose barabona ibindi kuko nka Jada wa Wizi afite ahuri n'umuziki cyane urabona n'umugore wa BN Baraza uyu nguyu azi ibijyanye n'umuziki yakoze management y'abahanzi batandukanye uzi utwa Fizio DJ bindabubona ngo yakoze za antena n'izindi zose harimo abantu batumya Afrobeat ubundi uyu nguyu rero uwo nguwo aramufashije kujya kuri bire barimo n'umugore wa BN Baraza urumva afite ahuriye n'umuziki impamvu ubona ibintu BN Baraza akora ubu ngubu afite anabikura na Spam yabaye manager yafashije ndemwe muziki ko ryaba manager wa BN ariko ko Ben avuga ati nuko amufasha wenyine amufasha muri byinshi byo bisanzwe kandi banamiranye neza nabonye Ben yishimiye kujya ari agufata umwana muterura n'iki byose kandi video isa neza cyane ariko kugeza ubu ngubu Ben nta manager afite Alex gukorana nawe barakorana inshuro nyinshi aba birakamuhereza kazamuhereza
navuga ko ari inshuti ntago ari manager yego na Noopja nawe ntago agiye kuba manager Ben ntago ibyo bintu abamo. ibyo ngibyo birakomeje tugeze muri duel nakwita ko yaje nyuma y'igitaramo icyo gitaramo kandi igitaramo de Ben yakoreye Kampala cyashyizemo byinshi ai tuvuga ibya punita ariko punita gute na yantare iyo byo birako punita nareze bakaze Uburundi buhangara Amerika ngo bwayitsinda Amerika n'u Burundi se Amerika ibaye cyangwa Burundi bayo ninde na yantare punita n'u Burundi yantare na Amerika koko ibaze nyine iyo ring banahangana ariko naga Amerika yahangara Burundi izi bufite iki dufite isambaza twebwe n'abanyamikenge izi bafite iki shaka kujya gatungurwa mane kuko yageze muri Somalia gatungurwa rero bakacire n'abantu buri Amerika yageze muri Somalia gatungurwa jihad wakoze ikiganiro yivugira ko ngo witwa Papa Bebe ndetse Papa Bebe haje ubwo ninde ntago tumuzi ahubwo kasukuwe yaravumbuye amwita uzi girangiza avuga nango witwa ngo DJ Mifupa ubona ubundi tugeranyije Muyoboke n'umubyeyi ibyo bamushinje yabikora kwa bya DJ Flix bona yabikora umubyeyi nkuriye ka umwana byahise gusa ujye nabyo nabibonye abibonye mbona nabihakana gusa ibara yakoze nayo nuko yagize gutya akabivugaho ubu nashaka ari kubireka ariko bakunze bamubwira ati gute manager avuga usiko kira kintu ushobora gutunda ibyo biganiro ngo bakoze bikoze nyuma yo kuvuga ko bitabaye mbere wigeze no muri tereka avuga ati kana karano nakabara ryamanye akungubu nakitereka nkabivugaho yego kubera ko nawe ubwagize gutya akabivugaho ni ibintu bivirwa hanze mu gikari gutyo ikifata kujya kubivugaho nyine niryo nicyo kintu nakoze njye nakunze ko najya kubivugaho arabahaye go ahead y'abandi kuba bayikoraho iyo umwanya ko babivugaho izo nkuru nazo ubwazo abantu ari mu gihugu cyangwa se abantu muri showbiz turaziranye nshaka kuvuga ikintu gutyo ndakagifata ukundi nshaka kubona ubihakana nkavuga ati kuki se waje kubihakana nkafite nk'aho byabaye gusa Alex ko muzi nagara umuntu kuryamana na Flix n'umwana kuri we abaye nubikora yajya ahandi ntago yajya hari yajya ahandi kuba bajya kungana ariko n'umwana cyane ubona biterwa n'iki muri showbiz dufite mu Rwanda iyo umuntu ahawe umwanya cyane ku bakobwa bavuga ngo kuba yahawe umwanya ni uko yaryamanye n'umuntu biterwa n'iki oya sino muri showbiz gusa n'ahantu hose no mu kazi uzara umukobwa ari kuri reception avuga ati uri kubona imahanga waryamanye na boss uzumva hotel afite boss afite hotel umva abantu bavuga bati uriya mu boss kugira ngo ukore hariya bisaba kuba mwahura ni ibintu bivugwa ahantu hose ariko akenshi ni amashyari nta kindi kibitera kuko na DJ Flix yaragiye kudijamo hariya mu gitaramo cya Ben ntituzi neza inzira byanyuzemo yaba bimerita cyangwa atabimerita kuko aravuga ko bivuga kenshi avuga ko atabimerita kuko akiri muto ngo nta zina aragira ngo nta kintu aragira iki mu Rwanda tubarira ubushobozi mu myaka nyine ni yamashyari abaho urumva babumva ko nyine hajya wa muntu ukuze cyangwa inshuti ya Ben no niba yarishyushye kugira ngo ajyeyo iyo byashoboka ashaka kuvuga ati reka fata umurimo mu rugo ngutange cyaka umuntu yigizamo hariya nje kudijamo hariya kananga babaze nabi birakunda ni nkuko nkanjye Kate mbashaba mbwiye ngo kugira ngo guha ikiganiro uragishyura namwishyura umushahara cyo kabiri nakimo ariko ukakibona ariko icyo kiganiro kubera ko mfite inzozi zo gukoresha icyo kiganiro kibuze ko byari ikindi kintu umushahara nawo umuha nkamukoresha ikiganiro kikavamo ikindi kintu kiganiro na Flix bashaka kubikora muri ubwo buryo akayishyura akabona indi show muri Uganda kuko indi show nyuma yaho y'amafaranga byanze bikunze ari yagaruje niryo zina afite ubu ngubu ntago yari rifite mbere iyo ni inzira ya mbere niya kabiri ushaka kuvuga ati reka njyamena nuka kugira mbibone arabikora akemera akabikora akajyayo
Bango showbiz ashobora urebe na amashyari. urumva n'amashyari nta kintu kibitera maya nta kintu kibitera kuba yajyayo niba yanabitanze n'ibintu byo batanze niba yanibishyura amafaranga nta mafaranga yatanze afite impamvu yabikoze si impamvu byo kubifata muri iyo sanze ntusi abitanze birankora ikiza kugisha twigira abana beza twese twumva ko nyine ngo byarabayeho tugafata iyo side gusa kuko udafata inside iri positive ntabwo ari byiza maya takaye byiza kubivuga ati aba narabifatiye byibuze ufite amashusho nibwo twakemera ibintu urimo kuvuga mu gihe utabifite ugomba kujya muri side zombi ukajya ku side y'indi runaka n'iyindi ukajyamo hagati si byiza guhita ujya ku side y'indi uvuga ati aryamanye none kugira ngo abone ibi ngibi ko ntabwo bizi n'amakuru yabyo ufite nta nubwo yaba imyidagaduro gusa ahantu hose aha ngaha urumva ugiye guheza inguni imwe kandi utazi neza uburyo byagenze kugira ngo ajyemo hariya ni igitaramo gisize ishusho cye ya The Ben mu ruhando mpuzamahanga by'umwihariko muri East Africa. Ni show ishize Ben kuri level ikomeye cyane ko nujya kureba ni igitaramo we ajya guhana na Diamond yabimwibwira ati nabonye igitaramo wakoze urumva ko nabwiye arakibonye kandi igitaramo gisize Ben ari kuri indi stage. Uravuze ngo ni igitaramo cyasize iriya shusho bitewe n'uko The Ben yaravuzwe cyane na Mario from TZ yari buze ariko ntaze kuza ikindi kandi Element na Kevin kandi barabana batoya ugereranyije na The Ben ariko nanone ni iki byasize mu ishusho runaka cyangwa se ishusho y'umuziki nyarwanda bitewe n'uko twiteze indirimbo ya Bruce na Diamond Platnumz haje indirimbo ari kumwe na BNM from Satso haje kujya My Darling Remix harasohoka ubukurikiyeho indirimbo afitanye n'uwitwa Shirley Nkosi igomba gusohoka mu kwa 8 ni The Ben wanga imishinga ya Bruce Melody ni Diamond ufite imishinga myinshi niki Berize bo gusa uhereye kuri iyo show ya Ben ku muziki nyarwanda nyine twadukeneye ikintu tutwereka ko twamaze kugira hariya twajyaga tugataramira mu tubari twa hariya ntabwo twakoreraga muri ahantu nka hariya ashobora kugira ibihumbi birenze 2 gutyo cyangwa icyatanu tukakibona cyuzuyemo hariya muri arena nk'uko Ben yabikoze nyine twese ko muziki nyarwanda amaze kugira hariya twarabibonye yaba n'ibyo Element yakoreyemo hariya nabyo byabaye binini akora n'izindi show nyuma yaho ngaho ahubwo nyuma ya Ben akuye kujyaho undi muntu nka Bruce cyangwa Element nawe akabipuruva nyine akabitwereka ako Ben yamaze kwitwereka ko yamaze gufatisha hariya n'icyubahiro bamuhaye nacyo cyabitwereka n'icyubahiro Diamond ubwo yamuhaye buriya Ben na Diamond afitanye ubucuti burenze bwo kuba barakoranye sinzi mwabibonye bafite ubucuti burenze bwo kuba barakoranye cyane kabisa ko agaciro yamuhaye sinzi ko undi manze kugahereza biragoye cyane kandi nawe yaratunguwe kubona Ben afite audience ingana kuriya muri Uganda Diamond adafiteyo basagaraza umuntu usanzwe kuko nabyarabibonye aravuga ati uyu muntu ufite audience ingana gutya akava muri show ingi bakamwongeza indi kandi Diamond audience nini afite muri Uganda ntago arabyemeza nyine ko ayifiteyo so kuri Ben rero ahanasigaje no kugera ugogo gafatira ibihumbi byara byose kabifite inkwe ku giti cye ariko ibyo akoze birahagije nibiriye waruvuze kuri collab ya Bruce na Diamond Bruce afite ibibazo biteye bite Bruce afite ibibazo reka nkwereke Diamond twatuze ko agiye gusohoka collab ye na Bruce pam none tujye tubona haje na BN ni ya Diamond na BN baraza Diamond turamuzi yakoze indirimbo uburyo akora kuri ishoka cyose indirimbo ikaba yamara nk'ukwezi kose arimo kuyikorera challenge ayi promoting ahantu hose urumva ahantu hose nyine ntago uri buze kuzanamo indi ndirimbo urangiza umbwire ngo ari buze kwemera kugufasha muri promotion cyo ntabwo agikora kandi nawe ubwafitiye amaze gushyira kuri YouTube challenge ebyiri zayo nagashira official video yayo reka ni lyrics video okay ugurumva ni 817 umunsi umwe ugurumva nashyiraho video yayo official video yayo niza ibizo gufata nk'ukwezi kwa 6 kose hasigaye iminsi ingahe 20 urumva iyo ndirimbo twadutegereje mu kwezi ntago tubuze kuyibona ntago Bruce kurya kose yo kuyizana abona hari indi mishinga Diamond arimo nibagirwa indi bafite na masterpiece y'VK oya ahubwo ngiye ya Chela My Darling yo nayo niza irazisanga mu mushinga ubwo rero zo gufata mu kwa 7 indi bizasoka mu kwa 8 ya Melody ndi Bruce nayisora nko mu kwa 8 haho kuko urumva yabakoze ikosa yabakoze ibara
ntabwo Diamond yamufasha muri promotion afite nawe indirimbo ari gupromotinga ntabwo bikunda Uko kandi ntabwo niye. promoting ari ebyiri kuko niye yari kubikora yaze indi Si ya bazo Baraza. yari bien baraze yari kubikora ariko iyi ndirimbo ni ya Diamond ababyibagirwa biretse yego nawe afite yingi ari kumwe n'ingwira IG aragaragaje umenya ko atari indirimbo si single si EP ni oya ni DJ afite EP ni EP ni EP izi ndirimbo zo kuri Checkmate EP urabizi bafite EP ariko nyuma agomba kumufasha muri promotion Bruce akamufasha ahubwo Bruce abiprofite abiyigira Uganda bamaze iminsi yibire Uganda afashe rege promoting EP kuko nayo yabyungukiramo Uganda nagwa muherutse kandi natwe byadufasha mu muziki nyarwanda avuyeyo iriya nkundura ya Ben n'abakadi n'aba Element hakajya undi nka Bruce nawe munini byatuma dukomeza gufata hariyo n'igitaramo kinini ngira ngo wabibonye kizabera Rugogo kirimo ba Christopher so urumva ko tugenda twataka cyane tugenda twataka ubwo handi hasigaye bamutumiye babizi nyine nkaho umunyamakuru ijisho ry'umunyamakuru ry'abaturage no sinafite indirimbo afite indirimbo nyinshi man afite za hashtag zimeze neza za Pasadena zimeze neza iri jo ya ikoma no saruzi ko Ben ashobora kuririmba indirimbo nka ndaje audience kamwikiriza biragoye ari Uganda ko byarabaye so tuzayibona nyiragezeyo tuyibona yagezeyo gusa Bruce ntabwo indirimbo yayisohora harimo akakavuyo k'indirimbo za Diamond zingana gutya yaba agiye gushya kandi akeneye ko bamufasha muri promotion akabimufashamo nye tukabona bond yubatse we na Ben yego nako twabona yose nkuko bemeze kwe na Ben ariko byibuze akagiye ikintu tubona moto yego njye byafasha Bruce kugira ngo agire ahantu agera tu indirimbo igira igera narindi mu karere ka Musanze aho bita Karisimbi ndimo ndinywera icyayi cy'u Rwanda agiye kuba mbona madamu Gafaranga Annette Murava aratangaje tangaza Annette ati mureke nange ntangaze nta kintu wasira ndusha kandi icyo jangwana ndusha tinaye natangaza kantangaze nta kibazo mfitanye na Gafaranga none se kuki abantu muri abagome gute murafashira kamera ntiwamubwiye ngo ati itereke n'abagome gute se nusara wakuyemo iki nakuyemo ko nta kibazo mfitanye na Gafaranga ari hari asarishimye Gafaranga ubwo wasanga ari bera mubesheye yajyanywe nande se none se ko batubwiye ngo niwe wareze Libu yarabeshye ni Annette wabeshye nuzi Libu urabona yakifatika besha ubwo Annette ari kubeshya Libu rero ubundi se niyo Libu okay ishobora gufata uburenganzira bwo gukurikirana umunyabyaha akaba yakoze icyaha urumva kandi undi nawe yemera ko hari amakosa abyita amakosa mu rukiko avuga ko ari amakosa yakoze ariko ibyo bari ibyaha kandi uko uzi ikosa rifite igihano cyaryo wavuga ko ari amakosa sinzi ko babasha gutandukanya ikosa n'icyaha koko Annette Murava atanze ikirego ariko amakosa ibirego icyaha yakorewe ubashakanye hari undi bashakanye se aruriye nurizi nusi gutavuga ko nta kibazo bafitanye yaragamije ikirego kuza hariya cya kiganiro ngo cyari ngombwa amafaranga se kabona ati amafaranga y'ikisi gusa amadolari kinjire buriya atunzwe na YouTube se wamutunze ko yagiye atunzwe na YouTube waramutunze yaragiye aya net nawe n'abafite ibyo akora byamuhesha amafaranga ariko cya kiganiro ntabwo cyari ngombwa pe niba ni waramugiye nama yamushutse cyane ko nta kintu kimwe twakuyemo ubundi nagiye kucyana ndi kuvuga ngo ndebe yibuze kutubwira ngo byagenze gutya njye na Gafaranga twapfuye iki yaransunitse nkuko bavuga ngo bamusunitse yanyatse telefone yankuriye ibi nibi ariko naramubabariye iyo twiteze ariko kuza kuvuga ngo nta kibazo dufitanye izo ni nka za zindi za umuvandimwe yatanze avuga ngo yamubabariye none umuvandimwe amaze igihe kinini none se wowe gusa imbabazi ushobora kuzitanga ariko urukiko ntabwo atabyemera bitewe n'uburemere bw'icyaha ntabwo ushobora kutabyemera mu mboni zawe niki cyateye Annette Murava kuza imbere ya kamera akavuga ashize amanga avuga ko yanakamiritse wabibonaga ariko yakamiritse kabisa ati nize byinshi ariko sinumva impamvu yamutera pe nubwo sindayiyumvisha yatuma yifata akajya kuvuga hariya ntagire n'ikintu aduhereza
Ubwo watyaje ubwonko ngo ujye kumva ngo uyu ngira mvati kaniyumvire umukijya kumena umuceri nko tubivuga araza ngo ntacyo dufitanye ngo yego hari ikibazo ngo kwera kadahari ari hehe n'indamujyanye hariya yahageze ate nicyo twashakaga nyine uramubwiye ngo ajya hariya yari kumubwira kumujyana inama gushaka umubaza we nka net ntago abimenyereye ibyo kujya kuri kamera ntago ari umuntu wa kamera cyane cyangwa umuntu kuvuga kuryama umwanya kuvugira kuri kamera cyangwa ngategura ikiganiro aza kukivuga ntago ari ibintu bye byari kuba byiza afite umuntu umubaza nk'uko uri ahanga ukamfasha kuyobora ikiganiro niyo byari kumufasha ku buryo amubaza ati ubundi byagenze tujya yisanga hariya ariko ntabyo yari yateguye ntabyo yavuze nibyo twashakaga uriyo komantiri zose zaho kiriya kiganiro bagisharinze nta kintu twakuyemo mani nta kintu twakuyemo kujya hariya niba ari ukwerekana ko nta kibazo gihari niba ari kwerekana ko yababariye umugabo we Pastor Code aramubwira amadolari yishakira amadolari bo nabyo birimo ko yacyapodinze kuri channel iyi monetize bakoreraga kuko kiri buze kurebwa kigira icyo cinjiza ibyo birashoboka ko nago yaba yabesha ariko si byo kintu nagambiriye ashaka gusuhuza abakunzi babo ko ari kwasuhuza ko nta kintu twakuyemo mwana afite iyi episode ariko ngafite indi ubwo biteguye nabi rero gutese nuso wabonye ibiri kujya kureba ibindi ashobora kuza avuga ati noneho Annette Murava avuze ukuri ku nkoni yakubise ati noneho Annette Murava avuze ukuri ku nkoni yakubise ntabwo wajya yose ntago najyayo njye ntago nasubirayo ubu wakarabye byarangiye ni ukuri ntago nasubirayo ako ubundi nyuma y'uko gafaranga ajyanwe hara mu igororero rya Ntarama Annette Murava akavuga uyu munsi ni iki byakwigishije ku muryango nyarwanda nyuma yo kubona ikiganiro Annette Murava yakoze cyangwa se niki byakwigisha sosiyete nyarwanda muri rusange nabifuza kurushinga abantu bakundanye bagira ibyabo ejo uzabona umuntu akundanye n'undi nubona batabanye neza umubwiye ati mwatandukanye ejo babone basohokanye ko nta marangamutima yawe afite ibintu byinshi bire gusa hari ibintu dukora kenshi ugasanga twibwira ko atari ibyaha nyamara dusanga twishyize mu byaha kandi itegeko buriya iyo ryayisohotse riba rizi ko mwese mwarimenye buriya ni kenshi twisanga mu cyaha ahubwo tugomba kumenya tukikuyemo dute niyo nzira twakagombye gukoresha kandi tukirinda nyine no kujya dushyamirana nabo turi kumwe nabo buriya puniti njya mbwira ngo nimbona ari kurwana nunyendereza nka nushaka kurwana nzaguhunga nigende suko nashoboye kurwana ako tumeze kimwe urumva ange sindaragona kuva navuga suko nashoboye kurwana ariko ushobora kurwana nkagusunika nkukamusunitse akakugitana ko mu bukiko wabivuze yakwitunzwe ku gitanda se ariko bariyo urumva nyine tuba tugomba kwitwarekanya mu buzima bwose turimo aho ujya ukagenda hose wirinde ikintu cyacyo cyose cyatuma ushobora kuhatuka umuntu wamuhohotera nyine mubeho nk'abantu batatanye ibibazo mani kuko nshobora guha nawe nakubwira nabi ejo nkisanga mu nkiko tu niyo byabaye kuri gafaranga arazi ko ari amakosa ari gukora yo mu rugo nyine ukabivuga nubwo ukabyita amakosa ariko n'ibyaha ntabwo azi ko byamugeza hariya kandi Annette nawe niba aratanze ikirego nk'uko bivugwa ntabwo yarazi ko umugabo ashobora kumaramo iminsi nk'iyamazemo we yarazi ko wenda baramugezeho bakamugira inama akaba yakikosora akagaruka ariko ugeze muri bukagorana ntabwo ari uko bigenda kora kugira inama bakakubwira ati bize gutya ukora n'ibyaha ihane cyangwa ubireke iyo ufunze umutwe babanza kukwigisha ntabwo azi ko bizatinda bimara igihe kinini rero byakabaye byiza tubanje dutekereza kabiri mbere ko dukora ikintu cyacyo tugiye gukora umwicanyi ruharwa Siriyo Kiraha uzwi n'imbahanyambaga yitwa Kazungu Deni yarajuriye kwa gatanu araburana reka tubaze araburana avuga ngo iki siyemera ibyaha yakoze yego ashaka kugabanyirizwa imyaka none mwana we yemera icyaha yakoze kandi ntabwo yagoye ubutabera kandi umuntu utaragoye ubutabera aragabanyirizwa ntabwo burundu kuri Kazungu yemewe oya amategeko agira ibyayo abacamanza bagira ibyabo ariko kujurira arabyemerewe ni uburenganzira bwe akapfuye arihuse rero atubye Kazungu buriya amategeko agira ibyayo abantu bananguye urajuje kujurira niwe utinyira inkiko mani niwe utinyira inkiko barakubwira ati tukata iminsi 30 kamara imyaka 2 kandi ari iminsi 30
cyangwa 30 y'agateganyo biragaragara ije kujurira akora byemera ugasaba n'imbabazi cyangwa ugashaka ibyangombwa kuri umusazi hari uyize umusazi biranga yampaye Giziruba muri maciko mu rukiko baba ibintu byinshi barabajije ngo wavutse ryari tizimbyuka muri kabiri urumva mu rukiko nago wemeye kuburanisha umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe nago bibaho iyo ufite ibyangombwa rero icyo gihe nago bikunda ubanza kujya kwivuza nago wagukatira kuko unyira uburwayi nibyo ngibyo warakoze ufite uburwayi ako nakazongo nawe bira bintu yakoraga siratetse imitwe biranga ararwaye biranga nyine nta byangombwa yari afite umusore abifite ese ntabwo wabishaka ko warafashwe ntabwo bishoboka ikese ari imbere ubwo uri umushaka ye mubishake twebwe se tukatiri bazima nubwo nabo batajya bemera ko barwaye ariko bafite uburenganzira bwo yajurira banamukatira akavuga ati simbyemeye akongera akajurira iwe cyiza no kwemera ibyaha yakoze akabisaba bisabira n'imbabazi ubwo nyina umucamanza n'uzamenye icyo akora aho ngaho nuzavuga uti ngo reka tumugire imbabazi cyangwa se twamukatira imyaka runaka ijambo rimwe ku bantu miliyoni 40 bamaze kureba Colorful Generation ya Iwacu Brice that success iriya ni success kuri 1:55 AM yaba na rebo muri rusange kuko nibo bambere bakoze ibi bintu kuri platform zose nibo bambere bikoze ni album yatanzwe amafaranga menshi yagaruje amafaranga menshi muri record label yabo nkuko bivuga ko ari mu artist selling abafite ubu ngubu ni success kuri ariko nuzo nayo yagize inde Roskana nawe yaraselingaga Roskana ngaza curuza kudimbo zingahe mami kudimbo zingahe ebyiri zifite sinu zingana gute miliyoni nka zingahe na miliyoni imwe na miliyoni zirimo ariko urumva bo bavuga ko Bruce ari mu artist bafite selling ucuruza kandi ko bimeze yagiye mu bitaramo bingahe yakoze ibitaramo bingahe kuva yasura album ni byinshi yinjiza amafaranga menshi Roskana yagiye mu bitaramo bingahe byo bamugiye inama yo kuba yakora indirimbo nyinshi akore playlist kugira ngo abone uko amucuruza ako nazo yakoze indirimbo ebyiri ntabwo ziyana mu gitaramo Kiniso n'undi twavuga wenda wigerageje gucuruza ntabandi byo byose nabyo so niki bigaragaje niki bivuze ku Kinyarwanda ku muhanzi nka Iwacu Brice mu gihe navuga ko kitari cyinshi bwayisohoye muri Mutarama 2025 agira streams zirenga ziriya miliyoni Bruce ahubwo zigomba no kwiyongera kuko ni album ya promotinze n'ubu ngagikomeje gupromotinga kuko nujya kureba no kuri audio mark ni album kuva yasohoka amezi yose kuva yasohoka irayoboye ni album ziri kumvwa cyane kuri audio mark mu Rwanda nyine kwa curange kuri audio mark akoresha audio mark mu Rwanda ni yoboye kuva yasohoka iri ku mwanya wa mbere iyo agiye inyuma ya kabiri haza plenty bajyaga bagurana ariko ubu ngubu yacyari ku mwanya wa mbere umezi 6 mani iyo ni success kuri Bruce kandi ubu ngubu mbona itagiye gutirangira ubu ngubu ahubwo n'abandi babirebereyeho ntabwo najya sohora album nangiza ngahite ajya kuryama ntabwo bibaho uba ugomba kugira ikindi kintu kiyikurikira abahungu banjye abasohora album bagahita asinzira benshi bahita yiryamye cyangwa ugasanga akoze n'igitaramo cyayo nta na listening party ibayeho nizo ndirimbo ziriho nta na zisharinga n'izihari ugasanga irimo amakosa menshi kandi abakibikora niyo mpamvu tuzabona izo album zigeze kuri streams zingana gutyo Bruce byarakunze kubera ibintu yakoze ibintu byinshi niyo afashe billboard akazishyira mu mujyi utiza ko ibyo bintu ari gukora ari ubusa uzabona wabonye kiriya cyapa yongeye kukibona ibintu ahita atekereza ukajya impamvu ashyira bino byapa mu muhanda nuko ikintu ubonye inshuro nyinshi kikujya mu ntekerezo nyine cyangwa niyo uryamye urakirota ariko wakibonye inshuro nyinshi niyo afata ibyo byapa akabishyira ku modoka zizenguruka muri Kigali akabishyira ku mihanda hariya uwahanyuraga wese yibazaga ati ikintu ni igiki ni icyande iryo zina rya Bruce ryarakuze kubera iyi album kandi babyize neza nyamara abandi barimo kuyikora akayapodinga gusa akigendera agakubitamo konyagi akimanukira muri Great Hotel ndi kumwe na Dr Janvier
Bana ratubwira ngo ejo gazasora nga album ngira ngo byibuze nyine arakora ikintu cya danje kumunsi ko yombo emikide yanditse ngo ku gihe ngo runaka sindamuvuga ngo yasora album yezo inkuru yakibi mwitsinda runaka ntagarimo ko tumuvuga ariko inkuru ibikenewe nibaze abo wagishije inama kugira ngo usohore nta nubwo bazi ko wayisohoye nyine umva bana bari ikibazo kinini bwana album ni ikintu kiremereye man urebe Lil Wayne yasohoye album Qatar 6 yasojya muri BT yego arayiririmba ko naraye imbere bani mugoro naragende ba BT awards arayiririmba arimo zimwe mu ndirimbo ziko album yari promotion abonye aba professor kay promoting ubu ngubu inkuru ziri gukora kuri album gusa ziri kuri Lil Wayne ku buzima bwo hanze izo nyinshi ziri hanze anga ase n'igitaramo ejo bundi Dubai ibyo byose ni kuri album kugira abantu bahore bayibona nyine bahore bayibona none wawe ukoza album iraje hasazamo inkuru z'umugore wawe hasazamo gutana amagambo na runaka hasazamo ugiye gusesengura cyangwa iraje ntago bari kukubona wise wigira i Burayi dukora iki rero tugomba kumenya nyine agaciro ka album none ngo ari ikintu cyo kirenze yego n'amahirwe dufite ko album ijya gusohoka tukabona company yigura ikagwa amafaranga menshi ikayego ikazayicururiza aho nkizade se Princess yaguzwe hari n'izindi zaguzwe nyuma yayo yaraguzwe hari n'indi iradana Danivumbi yitwa iminsi magatatu Danivumbi nayo yaraguzwe ako niya bwiza yaraguzwe n'abanyakenya ubu ni Mr Kagame ni hari abayiguze nibo bagiye Mr Kagame gukorera muri Kenya none ari hari he we ni hari nyine ari gukora indi mirimo y'amaboko ariko itari ukuririmba none album usarano bayizi ako anasukata urumva ari ikintu nyine ni amahirwe tuba tugeze kubona abantu bazigura ariko ntabwo bizabashimisha cyangwa ngo haze n'abandi mu gihe tutari kubafasha kuzi promoting kandi igitangaje bahaye n'amafaranga ya promotion babaye ariko ntibashaka kubikora mani ako basomara tubara mani uracyo bataze yavuze ngo new word order yo social media leading ko none amiro dajya muri Kenya kishura aba TikToker ntago bari gukora ubusa kishura aba Osmarito kishura aba Vaneri ntago bari gukora ubusa uyu niwo musaruro nyine w'ibyo ngibyo turimo kubona niyo mibare dushaka ejo undi nakora indi barayigura niba baramuhaye 300 zizabona 500 nuko umwakura ndo agasigara ariko abantu bizera ko muri social media ngo dufite nabo imibare yazamutse 5,500 by'abanyarwanda nyine bakuri internet ukumva ko isi yose ibisi kumenya ko yakungure kuri internet uri kuri YouTube kumva ko igihugu cyose cyakumenya uribeshya cyane kandi ubu dufite 18 zingaye 14 zigiye kwa 14 n'eshanu ziri hafi ziri mu gihugu eshanu zonyine zikoresha internet kandi izo ngizo eshanu nk'indi imwe ijya kuri internet imwe mu cyumweru kubera ubushobozi buke kubera ubushobozi uzaje mu mujyi ure uzasanga abantu bicaye hariya bakoresha internet hariya umuntu agahora kuri internet ntabwo wamubara sibyo ariko abantu bose uzaje kuvuga uti ngo ngiye bwo kuri internet bandi ifite 2,200 tindarenze ntabwo radio nzajyayo sinjya kuri televiziyo sinzajya muri media kuko mfite account yanjye iyo account yawe ntabwo umuntu rusiza yizi niba uzabona tujye kujya muri wacu zawe bireba umuhanzi umva ko yatwitse Kigali najya Musanze cyangwa Rubavu ntibakumenye none se guhe cyo batakumenya twibwira ko nyine imbuga zigera kure ko turibeshya cyane igikobwa oya mubwira ajya ku ruhande turibeshya cyane uko urumva ntago wakoze Instagram yagizagira likes nyinshi ariko ntago igihugu cyose cyaba kikuza hari ahandi hantu badufasha kujya ku gihugu cyose n'ahandi iri mu itangazamakuru manye 2009 indirimbo ya Neme Platine yavugishije abantu Temus akavuga Krema akavuga tukavuga n'indirimbo nka Venkeri wabonye gute cyangwa se mukora ku marade mubizi n'indirimbo abaturage bakiriye gute ntago abaturage barayakira hacyarika ntago abaturage barayakira kuko ubuzima bavuzemo n'ubwa Platine ntago ari ubw'abantu bose kandi nimba umuturage yisangamo n'indirimbo ivuga ibintu nabwo ashobora kuba bayanyuramo cyangwa se yisanisha nawe akira niba ubuzima bwa Platine yavuze nyine ntagira afata uko yakizaza n'igihe gito isohotse ntagira bageramo gusa n'indirimbo
numvishe inshuro nyinshi ushaka akantu yavuze zishoboka ko ibyo numvaga nkumva sinzi byari byo niba aravuze ngo indatwa yantaye mu nkiko yanavye mu nkiko indatwa avuga ninde Temusi uko na Temusi yarasubije yego nyumva bwa mbere rero nese nekiza undi muntu utekereje nde uherukana mu nkiko ninde Olivier none se wese ntabwo ari indatwa umufana Erega indatwa n'abafana ba Dream Boys abamugaye Temusi yarahubutse none se urumva Temusi yarahubutse none se reka gwereka urumva je nyumva bwa mbere ati umuntu platira cyo kuvuga ninde indatwa yanaye mu nkiko ashimira Mendeza Drago Mendeza wa utaramutaye avuze ko atamutaye ibintu nk'ibyo ngibyo kandi tuzi ko bira ibibazo biba Kremera abantu babaye hafi platine pe cyane wona bayingana n'abandi bantu benshi na Aria n'abandi benshi cyane none iyo ndatwa avuga ninde kandi indatwa n'umufana n'abafana ba Dream Boys rega avuga Temusi umufana ryari bareze ako ini prank ya danje oya ntago ari prank n'indirimbo yakoze kubinyumvisha indirimbo yakoze je nayo mvita avuga ni umuntu Temusi ahinduka indatwa yitwa Temusi indatwa niyo zinakoresha nawe ese Yamuteye mu nkiko gute ko baratandukanye ntago abantu bose bazahurana mine n'impanga ziratandukana ntago zazikorana muri group imwe baratandukana cyangwa se ni Morix yavuga ko Morix nawe yari indatwa ari umufana inde Morix Yamuteye mu nkiko gute skandi umufana nyine akabaga ugonze mu nkiko ngenzo wamujyanye mu nkiko numwe nyunzi wajyanye mu nkiko ibintu birebire karagafoto ka Mukamendezi se Kraka Clement na okay Canolis ire yabyo nago nabihaye agaciro cyane nago platina kuri kintu Clement atakizi nago bibaho nubwo nyine basoka tayirebye nago bishoboka kuko urumva afitanye no boom na Neri Ngabo n'umuhanzi we bari kujya gukora ingere batabiziranye bari babizi gusa Kraka platina shoboka shiramo atamubwiye akaba ka surprise nyine akamutungura ako video itari official kanago nta kintu kakica kari ko ntago yo n'ibintu byabayeho nusi ko yamuhuza na Safi bagahoberana nkuko yafashe Riderman akamuhuza na Nick bakabahoberana nabonye nawe yihuza na Temusi barongera barahoberana icyo ntabirenze man icyo ashaka kutanga nyine uko nyine bakagombye kubabarirana ibibazo byabayeho bakababarirana basenyera umugozi umwe nta kindi ashaka kuvuga nta kibazo kinini kirimo hari ni album bigeze gusohoka ni ya JC ndetse na Christopher JC na Green P ndetse na Neri Ngabo na Platini zose zasohoka mu kwezi kwa munani ako kamakuru ndafite ubona ari yuha amahirwe za Kigali JC Green P Platini Neri Ngabo mu kwezi kwa munani Green P na JC nibakora promotion yabyo ndayizi nibakora promotion yayo izaba nini nkuko hip hop ikeneye imiziki myinshi man kandi twabonye icyumba cya rap ko byagenze nibakora promotion kuri rwego ma Africa bafashamo izaba nini ariko from now Platini ko tumuzi na Neri Ngabo uri hariya nagara abantu batoye Platini ni gisasi turamuzi Platini umuntu munini binakoze niwe munakoze itaramo cye wenyine agikora kiba successful we na Davis D mu minsi yashize nini twabashimira ariko ntago na imibare yinyereka ko iya Platini Neri iri imbere cyane abandi bizasaba imbaraga nyinshi cyane ni Mahoro Venker twakire kuri 3D TV Rwanda musange ku isibo radar cyane byane ku isibo TV and Radio mukanya duhurire muri show yego mukanya ambassadeur kuvibwera mvura bari je nitwa P Onika Soyez Nexi hambaga kataro katabugari insoro usashinga polisi Thanks my brother. Yeah, see you bad. Yeah man. For sure. Muri iki kinyejana turasabwa gukoresha imbaraga nyinshi amasaha 24 iminsi 7 kuri 7. Ese uri umusportifu, uri umumotari, ukora muri office, uri umunyonzi ndetse n'akandi kazi kose ukora kirazira gucika intege ku murimo kandi Cleanwell Rwanda yamaze kutuzanira Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink.
ubu ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana ginger. Ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri sana ginger ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Kuri Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana ginger ndetse na sana energy drink kuko uko biguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe.